Byabagendekeye gute hano tubonye murimo mushwana n'abadamu hariya bafite inzoga bavuga ko ari izo bibye ariko twumvaga ko ari wowe nyirizo nzoga bundi byagenze bite? Aba mama baje mu gitondo saa 4. Yego. Baje saa 4 bansaba inzoga. Yego. Bansaba agapeti. Yego. Umwe umumama bari kumwe amusukira mu kirahuri. Yego. Noneho hinjira mundi umukiriya. Ansaba ntuza Knowless. Yego. Arambwira ngo nimushire mu cyumba muhanikiraho njyana mu kirahuri mushire intuzi inzoga n'ikirahuri mu cyumba. Baba mama kubera mfite kamera mu ntuza amuri business nkora. Yego. Nuko ninjiye mu cyumba seriva wa muntu waruje nibwo baba mama naje sanga banyibye ariko sinabimenye sinaza ngo mbyiteho. Yego. Baranyishura barigendera. Mbona mpitanja kuri kamera ngiye kuri kamera mbona amashusho yabo sanga banyibye bakwibye. Ubwo rero mfata umwanzuro nakura muganga hari umuganga nabonye kuri YouTube. Yego. Ambwiye nyine mwerekana ahantu babyibiye ahita amfasha rero. Yego. None n'inzoga nazibonye. Inzoga wazibonye. Izo nzoga zingana gutyo ubwo turaza guhera ku kintu kijyanye n'uburyo bari bazitwayemo. Mu by'ukuri bari bazitwaye niba nabyita ngo ni mu myanya y'ibanga sinzi biriya bintu ni ibintu bisanzwe bibaho kari bwo bwa mbere igihe nari mbibonye nanjye nibwo nabibona. Baje hari utuntu baziritse hano ku matako. Yego. Batuziritsemo nabibonye kuri kamera mfite muri business bahita basesekamo za nzoga bombi. Yego. Nibwo rero mbafatiye ahangaha muri centre. Yego. Mise mbafata mpamagaye muganga ko mbabonye. Yego. Ahita ambwira hari imiti yambwiye. Hanyuma hano ko mwabicaje ubwo hano ku muhanda biraza kugenda biterero hano ku muhanda ngiye ubwo mbonye inzoga zanjye nta kibazo. Yego. Ngizi hano mu gikapu. Ngizi kanze nzibereke. Kanze nzibereke usiko narinzi ko hari abagore babasirimu bigira abasirimu kandi ari abasambo batwara inzoga zihenze. Ntwaye inzoga zihenze gusa. Batwara inzoga zihenze gusa. Dore abasambo abantu bati kuki mutafasha ngo babajyane kandi bakira ahangaha. Reba izi nzoga zose. Inzoga zose abantu b'abanywa nzoga ko ndeba ari ziryoshye gusara. None se ikibazo mfite ntabwo genda narebye neza kuko nje nsanga inkuru igeze kure zose zari mu maguru yabo nyine gutya. Hoya izi
ebyiri zari ziri kuri umwe ku mumama umwe n'izi ngizi ziri ku undi mumama izi ngizi bazishe mu gikapu kino gikapu. ubu wowe wafata izi nzoga uko ari ebyiri ukazihambira kuri uko kuguru kwawe bigakunda? N'abasambo njye ntabwo nabishobora. none se mushiki wa uko bakwibye izo nzoga wasanze uko bazikwibye bakizifite? Uko abimbwiye uko bazinyibye uko wanyeretse amafoto yabo yuko babafashe niko nanjye mbibonye. ubu rero ikiriho ukumva neza sinzi icyo wabakorera. Raporo byiza ni ukubareka bakabonekamo, sibyo? kandi nawe ukumva neza mushiki wawe? Ndi kubyumva muga. kandi nawe ugakoresha wa muti uko nabikubwiye, umwe wundi ukawuminjira mu muryango w'iwawe kugira ngo batazongera kwinjira iyo umujura, undi ukawuminjira mu bicuruzwa byawe. uri kumva neza? nuko wa wundi ukawushyira ku marembo uri kwinjira muri iyo bizinesi yawe, ubundi ugahibura cya gikubanza ko nakubwiye, ugatanga cya gitambo gihwanye n'amafaranga 37 n'igiceri cy'ijana. none se muga nta kuntu wabashiraho akantu katumye banywa ko bambabaje cyane, nabirutseho cyane, ntanga n'amafaranga yanjye kugira ngo mbabone, ntateze gusa ni wowe wamfashije kugira ngo mbabone, iyo nta kwitabaza simba nababonye. twasezeranye ko ngiye kubagufatira kandi igihano nabyo biri ukwabyo. gutanga igihano bihwanye n'amafaranga 51 n'igiceri cy'ijana. Amafaranga wansaba yose nayaguha n'ibyo 51 n'ijana, ko nabiguha wambabara ukabampera kino igihano ko bakicaye hano mu muhanda. igihano ngiye kubaha ngiye kubikoreza amashashi kuzageza yafaha bakwibiyeho kugira ngo nabo batazabyongera. kugeza yafaha tanu bakwibiyeho. umugabo waba umfashije cyane kandi urakoze pe, yutahaba bibi ntago mba nabibonye. urakoze cyane. rwose ubwo ni igihano ngiye kuba guhera kugira ngo n'ubundi batazabisubira. iyo abajura bibye abantu ubona ko muri isi no muri iki gihugu ubujura barabwadukiriye, ariko dufite n'imbaraga zo kubushobora, ku buryo n'umuntu uwo ari we wese muziranye uzagira iki kibazo ngicyakubayeho uzamumbere nimero yanjye, nimero wajya unshakiraho muyaye ni wanampamagayeho 078 62 0 3 9 nuzagira ikibazo icyo ari cyo cyose atavukanye cyose uzambwire nzakimukemurira.